Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami. Mu gihe ikipe ya Rayon Sport ikomeje kubabaza abakunzi bayo cyangwa se mu gihe ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitwara nabi, ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka 4 idasohokera igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka 4 idatsinda umukeba wayo APRFC, ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino ndetse no mu mwaka w'imikino washize ubwo sezo yakinwaga mu bice bitangaje, ikipe ya Rayon Sport yaje kugaragara yongera gusuzugurwa n'umukeba wayo Kiyovu Sport. Mu gihe ikipe ya Rayon Sport yari imenyerewe gutsinda Kiyovu Sport mu buryo bworoshye, ni ikipe ya Rayon Sport igiye kumara imyaka ingahe Rayon Sport itabona umwanya mwiza ku rutonde rwa shampiyona. Aha abakunzi ba Rayon Sport baba batangiye gutekereza byinshi, bamwe batekereza ku bakinnyi bati dukeneye abakinnyi beza, abandi nabo bati dukeneye abatoza beza. Ariko murabona ari iki gikenewe cyihutirwa? Aha tugiye kugaruka ku batoza bari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport bashobora kugaragara mu mwaka utaha basimbura Emmanuel Pakshaw uzabusoje amasezerano. N'umwe mu batoza abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bikoma bavuga ko umutoza Emmanuel Pakshaw adafite cyangwa se adafite plan B ubwo yakinaga n'ikipe APRFC. Ni umutoza byaje kugaragara yuko yananiwe kuba yahindura umukino, ni mu gihe kandi yari afite ibisubizo kuri benshi, aho yari afite Ishimwe Keve wagiyemo akitwara neza. Ariko kandi Ishimwe Keve ku munsi w'ejo ubwo Rayon Sport yatsindaga Etincelle yongeye kugaragaza ko ari umukinnyi ushobora guhindura umukino, kuko yaremye uburyo bubiri bwo gutsinda ibitego kandi biraboneka. No kuri match APRFC ubwo yajyaga amasimbuye yaremye uburyo bwo gutsinda ibitego ariko birabura. Ibi byose turakomeza kugenda tubigarukaho, ariko kandi kuri iyi nshuro tugiye kureba abatoza bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sport ngo abakunzi ba Rayon Sport nibo biteze ko bashobora kuzaza bakagira icyo bakora muri Rayon Sport, cyangwa se umwe muri bigihe yaboneka. Abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko ari ushobora gukuraho igisuzuguriro ku ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda isuzugurwa muri iyi minsi, ari nako ibabaza abakunzi bayo. Iyi ni Rayon Yacu TV, Ngedi Modric. Ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori, akayira gasangwa mu mabara abiri, ubururu n'umweru, amasumbuko ari igisebe, Dogora Begamitara bayobora amajyepfo, na polisi y'igihugu abona abahamya. Ubwo ikipe ya Rayon Sport yaburaga byose, ikabura igikombe cya shampiyona, ikabura n'igikombe cy'amahoro ku munsi wo kuwa 4, ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindwaga na APRFC ibitego 2-1. Nyamara ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yasabwaga kunganya ibitego ibyo byose kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikurikize ku cyiciro gikurikiyeho cyangwa se yerekere ku mukino wa nyuma. Abakunzi ba Rayon Sport babonye byinshi, ariko kandi abakunzi ba Rayon Sport bagiye bagaruka cyane ku byatumye ikipe yabo itsindwa. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bikomaniza Imana Karema Kenzi, Bikomiranzi Jean Claude ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bavuga ko bakina nta bushake, kandi ni mu gihe match ya derby ubundi ngo igomba gukinwa n'ubushake. Ngiyi ntabwo ikinwa n'ubuhanga bw'abakinnyi, ahubwo ikinwa n'ubushake, kuko abakunzi ba Rayon Sport bemeza ko ni APRFC yabatsinze idafite abakinnyi beza. Bati kuva twabona APRFC, iyi ni APR igikinyeri twabonye, niyo APR twagombaga gutsinda kandi tukayitsinda byinshi.
dukurikije APR FC twagiye dutsinda ibitego 4 cyangwa se 5, bati niyo yari yoroshye yashoboraga kurya na 7. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport, ariko kandi nabo ntibirengagize ko bafite karite z'abakinnyi batari beza cyane. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagaruka ku bakinnyi babo bavuga ko babahombeye muri uyu mwaka. Abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko iyi kipe yabo uyu mwaka ibatengushye, ari nako basaba ko bagomba kuba impinduka cyane cyane mu bakinnyi. Ariko kandi abakunzi ba Rayon Sport ntabwo bagarukiye ku bakinnyi gusa, bagarutse ku mutoza Emmanuel Paxiao ngo kuva afata ikipe ya Rayon Sport yayifashe bigishoboka ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuguma muri kuruse yo kurwana igikombe cya shampiyona, ariko byaje kurangira n'ubundi nawe yikuyeho iva ku gikombe cya shampiyona. Ikipe ya Rayon Sport nyuma kugenda itsindwa n'amakipe matoya, nyamara ni mu gihe amakipe yose akomeye nta kipe yigeze ikura amanota 3 kuri Rayon Sport uretse Kiyovu Sport yayikuye amanota 6 na APR FC yayikuye amanota 3. Izindi zose yaba AS Kigali iyi bayitsinze Rere Tour, Police FC bayikuye amanota 4. Yumvikana ko Kiyovu Sport ariyo dukuye 6. Izindi zose ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda ihatana, ariko igenda itakariza ku makipe matoya. Abakunzi ba Rayon Sport bahereye kuri ibi bavuga ko ikipe ishaka igikombe itagomba gutsindwa n'udukipe dutoya, ngo ntabwo ikipe igomba kujya ngo gukina na Etoile de l'Est ibe yatakariza ahantu hariya izizera igikombe. Ntabwo ikipe ishobora kunganya na Gicumbi Kigali ngo izagira icyo yizera. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport bakomezaga kugenda bagaruka ko babona n'ikibazo cy'imitoreze nacyo ari hafi ya ntacyo. Bagaruka ku mukino w'igikombe cy'amahoro bavuga ko byashobokaga ko ikipe ya Rayon Sport yashobora no kudefanda igitego kimwe rimaze kwinjiza ikipe ya APR FC, ariko bikomeza kugenda binanirana. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagaruka kuri uyu mutoza bavuga ko byashobokaga yuko ashobora kuba yarakuyemo Rudasingwa Prince akinjizamo undi mukinnyi hakiri kare, ataba yaranakuyemo Dinjeke akinjizamo Ishimwe Kevin hakiri kare, cyangwa se akareba n'undi mukinnyi akuramo. Bati kandi yasitinze gusimbuza Iranzi ni mu gihe byagaragariraga buri wese wari uri muri stade regional ya Kigali ko Iranzi Jean Claude atari mu mukino. Bati byagera kuri Makenze bikahumira ku murari, kuko byagaragaraga ko Makenze we ari urundi rwego guhera ku munota wa mbere kugera igihe yaviriyemo. Bati Makenze ntabarangije igice cya mbere byagaragaraga yuko umwanya we Samuel ari kuwukina agakina n'umwanya we, byatumye Samuel avunika cyane. Abakunzi ba Rayon Sport rero bagaruka kuri ibi bavuga ko ahangana bafite n'ikibazo cy'umutoza. Bati umutoza Emmanuel Paxiao asa nkaho na plan B agira, asa nkaho atinya abakinnyi. Bati kuko iyo bitaza kuba ibyo ngibyo ntabwo tuba twaratakaje match APR FC. Ariko kuri iyi nshuro hari kuvugwa abandi batoza bashobora kuza gusimbura umutoza Emmanuel Paxiao mu ikipe ya Rayon Sport. Abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyangisaro ry'Inyanza. Amakuru yacu TV ikomeje kugenda itohoza, ariko kandi n'amakuru yacu TV iba yigereyeyo nuko ikipe ya Rayon Sport ngo nyuma y'ibi byose babona abatoza bazi Rayon Sport, babona abatoza b'abanyabigwi mu ikipe ya Rayon Sport, babona abatoza bagiye bakora impinduka mu ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka myinshi, bakaza bakayishyira ku gikombe. Gari bo bashobora kuza gutya bagahindura byinshi mu ikipe ya Rayon Sport. Hakaba hatangiye gutekerezwa Jean Pierre Laushongo. Uyu Jean Pierre Laushongo afite ibikombe birenga 20 mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu Laushongo kandi numwe mu batoza bagiye bakora igisuzuguro ku ikipe ya Rayon Sport, ubwo ikipe ya Rayon Sport yabaga isumbirijwe n'umukeba, cyangwa se igihe APR FC yabaga amaze igihe yigarurira ikipe ya Rayon Sport. Uyu Laushongo niwe wasaga gakura ko gasuzuguro agatsinda APR FC ku buryo bumworoheye cyane, ndetse abakunzi ba Rayon Sport bakomezaga kugenda bibaza ibanga uyu Laushongo yakoreshaga. Uyu Laushongo igihe cyose yari muri Rayon Sport yakomeje kugenda binyenyeri, nubwo nyine ngo ntagahora gahanze, nawe igihe kimwe cyacishagamo akaba yatsindwa, ari naho byaviragamo kujya uyu Laushongo ashobora gusezererwa. Batariko ntabwo byabaga kenshi, ni kwa kundi nyine ikipe yabaga yatanira igikombe ukabona ikibuze ku munota wa nyuma. Ariko kandi uyu Raoul yabaga yakoze kuko ikipe ya Rayon Sport byibuze nawe yabaga yihesheje ibikombe. Abakunzi ba Rayon Sport rero bakomeza kugenda bagaruka ko uyu Laushongo waramutse mubonye byaba ari byiza cyane. Ariko kandi ngo n'indani yongewe muri komite ya Rayon Sport ngo harimo benshi batangiye kugenda bifuza ko uyu mutoza Jean Pierre Laushongo
ashobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko abandi bati uyu Raoul Rushungu ibyo mubanza mu biperereze neza umenye ko kiri kuri rwa rwego rumwe yatitwaraga neza atwara ikombe muri Rayon Sport, ubundi abone gutekerezwaho uyu Raoul Rushungu ashyirwe ku rutonde rw'abatoza bagomba kuza muri Rayon Sport umwaka utaha. Abakunzi ba Rayon Sport bo kubwabo ngo ntago babona yuko ikipe ya Rayon Sport ikwiye kongera gutozwa n'abatoza b'abastageri, abatoza badafite ibigwi. Abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko ikipe ya Rayon Sport igomba gutozwa n'abatoza bafite ibigwi bazi ibyo bakora, apana abatoza baza kubakira izina kuri Rayon Sport kuko byakomeje kugenda bigaragara muri iyi myaka yashize. Rayon Sport ngo ni izina rinini, ikeneye abatoza bakomeye. Nk'ikipe yageze mu matsinda rero bati turifuza gusubirayo umwaka utaha, tugasubira n'abatoza beza, tugasubira n'abakinnyi beza batanga icyizere cy'ejo hazaza, abakinnyi bahatanira kwitwara igikombe cya shampiyona kandi n'abatoza bafite iyo filozofi yo kuba batwara igikombe cya shampiyona. Ngibyo ikomeje kugenda bigaruka mu bakunzi ba Rayon Sport. Ariko kandi ngo n'indani yo muri komite naho birimo, ni naho biba byagiye bituruka bikagenda bitutumba bikagira abakunzi ba Rayon Sport. Si wowe wenyine, si Jean Pierre Rushungu ukomeje kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, kuko n'umugabo Didier Gomez da Rosa uyu maze igihe kinini avuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umugabo mu minsi yashize wari mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Simba Sport Club. Uyu mukinnyi nawe akomeje kugenda agaruka, uyu mugabo nawe akomeje kugenda agarukwaho mu ikipe ya Rayon Sport. Bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bavuga ko uyu mutoza Gomez nawe atabagwa nabi. Bati Gomez da Rosa yaduhesheje igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2013, ni igihe Rayon Sport yari maze igihe kinini imyaka 9 itakora ku gikombe cya shampiyona. Uyu mutoza araza aduhesha igikombe cya shampiyona. Bati kandi yakomeje kugenda agaragaza ko ari umutoza mwiza kuko nawe yakomeje kugenda aca hose, yakomeje kugenda umutoza yitwara neza abahesha ibikombe bya shampiyona. Abakunzi ba Rayon Sport rero ngo nawe babona atabagwa nabi. Si we gusa ariko Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru. nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho kandi hirya muri komite bamwe bari kugenda bavuga yuko ndetse ngo ni bamwe mu bashinzwe recruitment equipe ya Rayon Sport ikwiye umutoza ukwiye Rayon Sport uri ku rwego rwa Rayon Sport, umutoza mwiza. Ahangaha kandi uwitwa Robertinho utoza Vipers uherutse guhesha igikombe cya shampiyona ikipe ya Vipers akomeje kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu mutoza ukomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport bemeza ko nawe ari umutoza mwiza. Ariko kandi abo nabari indani yo ngiyo muri za komisiyo ziba zishinzwe kugenda zigurira abatoza n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport, n'abakomeza kugenda avuga ko ari umutoza wo gutekerezwaho. Kuko uyu mutoza yagiye akomeza agaragaza yuko igihe yari ari muri Rayon Sport yakomeje kugenda yitwara neza. Bati kandi yarabigaragaje yuko atitwaye neza wenda kuko shampiyona y'u Rwanda yoroshye, kuko yageze no mu gihugu cya Uganda akomeza kugenda yitwara neza, ahesha ikipe ya Vipers igikombe cya shampiyona. Nyamara ni mu ikipe ya KSS yari maze igihe kinini yari igaruriye ibikombe, ndetse n'ikipe ya Express atari ku mutoza yageze yabasha guhatana. Bati nubwo bitoroshye ko umutoza yavayo bitewe yuko ikipe ifite umuherwe ukomeye cyane, batariko kandi biranashoboka ko ikipe ya Rayon Sport imuganirije neza bakamuha ibyo bifuza, uyu mutoza ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport ikeneye umutoza uri ku rwego rwo hejuru, ikeneye umutoza ufite imyumvire ku rwego rwo hejuru, ikeneye umutoza uzi gutwara ibikombe ibyo ari byo. Abakunzi ba Rayon Sport rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ko nabo bakeneye umutoza, kubera ko Emmanuel Bakshiawo babona ko atari ku rwego rwa Rayon Sport, babona ko ibyo bifuza uyu mutoza Emmanuel Bakshiawo adashobora kubibaha. Niyo mpamvu bakomeje kugenda batekereza ku muntu ugomba kuza kumusimbura. Ariko kandi abakomeje kugenda batekerezwa ni benshi, harimo na Goran Bogdanovic uyu hoza atoza ikipe ya Police FC. Nubwo uyu nguyu we ari gukomeza kugenda yisabira kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport ngo igomba gushaka umutoza yitonze kandi igashaka umutoza w'umunyabigwi. Ngayo nguko iyi ni Rayon Yacu TV, Yeni Modric. Ushaka kuba natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandikira kuri 0788 475 91. Ushaka no kuduha inyunganizi cyangwa se ushaka kuba natwe ushaka no kuduha igitekerezo kindi watwandikira kuri iyi nimero. Iyi ni Rayon Yacu TV. Nza kujyana i Kanombe twibire mu birere.